batembi tuze n'amahoro. Aba batoni batuje bataramye, nahatashye rwose nsanga hatabura, nihitiramo guturana n'umutoni. Ayiyehe ayiyehe iyegoye urwibutso rw'umutoni. Ayiyehe ayiyehe iyegoye urwibutso rw'umutoni. Ndagukumbura nkabura uko mbigira, nagutumaho ngasa nk'utabonetse, nakwandikira ugatinda kunsubiza, uzi neza ko njye nta wundi nakunganya. Ayiyehe ayiyehe yego we urwibutso rw'umutoni. Ayiyehe ayiyehe yego we urwibutso rw'umutoni. Wihanganire amahano yambayeho, zirengagiza amagorwa muhorana, zaharanira cyakongera amahoro, zahimbazwa n'uko amaganyu yashize. Ayiyehe ayiyehe iyego we urwibutso rw'umutoni. Ayiyehe ayiyehe iyego we urwibutso rw'umutoni. Ntoteze nguneze ngutumutwe, ntuzane nguhe nguneze rubanda, ntuzanatire ngunere agahinda, uzi neza ko njye nta wundi nakunganya. Ayiyehe ayiyehe yego we urwibutso rw'umutoni. Ayiyehe ayiyehe yego we urwibutso rw'umutoni. Musanganwa mundu nshimishwa n'impuhwe zawe, ubwiza kuri kose amezi 9 ni menshi, ngeze ni musozi kandi narakugoye bikomeye, jono shiri mumu kumure dore ndabivuze. Yewise mutangana unganzoni ya ungezini,
nganzo yo kubaho uragahora igorora njye mwise mutangana unganzo ni abo mwese ndi nzakuvugira imivugo wenganzo yo kubaho uragahora igorora cicyanzu mubwira icyiza wowe wabereye umukamyi gukangabira indateka rugori gahora ireta ng'umurage w'umubyeyi genza ukomeza iteka guzanere gutunga guzadinde gutongana njye mwise mutangana unganzo ni abo mwese ndi nzakuvugira imivugo wenganzo yo kubaho uragahora igorora akaburase sha horana niyaguhanze uhirwe igihe cyose gusagabirwe na migambi ikamba rigukwiriye isengesho ry'urukundo nukuzasaza neza gukagana kwa mugenga nawe azakwakire neza njye mwise mutangana unganzo ni abo mwese ndi